wari uzi ko wakorera amafaranga kuri interineti bitagusabye igishoro, bigusabye kuba ufite telefone yawe na interineti gusa. Icyo usabwa, kora subscribe, share and comment, utibagiwe n'akarayiki. Nabakoreye video ikurikiriye yarangiye. Iyo video yari kubereka uburyo wakorera amafaranga kuri Facebook uri kwamamariza amasoko runaka acuruza product runaka. Yewe ni nakoresheje product ya New Species ya telefone. Iyo telefone nayo ndi kubereka nayishyizeho ndayirinkinga ndayicuruza, nza kubona abakiriya. Abo bakiriya nibo ngiye kubereka ubu tuvugana, mbereka uburyo nababonye, uburyo bari kunsaba ibiciro, noneho ngiye mpite mbahuza na New Species, muri kureba live tuvugane na New Species, mbwira uburyo biri kugenda. Let's go. Nituza muri Facebook uburyo twe twabikoze. Yes guys, numara kugera muri Facebook yawe, nuza kuri kakaboro ka gatatu gafite forme y'inzu agakandaho. Iyo ukimara gukandaho uhita umukana kuri marketplace. Marketplace muribuka yuko twe tukihagera twabonye product ziri kwagurishwa, reba n'izi ziri kugurishwa nshyashya. Hano twebwe kwa tugiye kureba cya product twagurishije cya New Species, uraza kuri kara kantu kariho umugaga gafite forme y'umuntu harimo na search, ugakandeho. Muno gakandaho turaza hano handitse 10+ message, turahakanda. Urabona ni marketing price inbox. Urabona aba ni abantu bose bari gusaba cya giciro cy'i telefone twe twashizeho. Noneho nituza ko kuri uyu kandebe nk'uyu wa gatatu bamwita Lionel yanditse site, yanditse ngo waramutse, iki kiracyahari angahe? Namubwiye yuko kangiye kumusubiza ko kiracyahari. Noneho urabona ko mwibuka yuko nari nashize 150, dore ngibyo biraho hejuru. View buy ni 150. Noneho nitugaruka tukaza no ku wundi muntu wenda urugero katuze, hari bamwe nagiye mbwira yuko cyaguzwe, ni bamwe nagiye mbwira ngo cyaguzwe kuko bamwe nari namaze kubarangira New Species. Noneho aba bantu bose bari hano, dore nk'uyu ngo ni Safi, nawe yaranditse ngo iki kiracyahari. Yes, bose ni ukubemerera ko kigihari. Noneho nawe kamwemerera ko kigihari. Noneho nituza tugaruka inyuma, nitugaruka muri message zahabaye twagiranye n'aba bantu, ni abantu 16 barenga. Hari n'abandi nasubije mbaza New Species barivuganira. Ni benshi. Hari uwo bita Eric, Ange, Olivier, Iraguha. Yes, bambaza se iki kiracyahari, namba yawe tuvugane. Yes, kiracyahari. Aba bantu bose ngiye kubahereza New Species. Noneho twihuse ngiye kugenda nandikire New Species kuri WhatsApp. Ngiye kugenda nyandikire nyibwire ati yuko nabonye abakiriya. Nitumara kuza muri WhatsApp, yes, dore nguwo ngiye yaje New Species, ngiye kuyandikira muri aho. Nabonye abakiriya bagura ya product mwampaye. Ya telefone ya Samsung
Galaxy S24. Mfite abakiriya mfite abakiriya 16 nibo mfite. Reka tuyandikire numva uburyo iransubiza. Guys, reka dutegereze turebe new species uburyo igiye kudusubiza. Guys, twihanganye, reka dutegereze turebe. Ngo ni bangahe? Okay, 16. Yes guys, murabona yuko barongeye baratwandikiye, baravuze ati ngo bari seriye batuzanira hano mu mugi, ubwo turakwishyura angahe ku bantu 16, ngo duheze na screenshot, mbaheze na screenshot y'abo bantu. Ubwo ngiye baranyishura angahe? Ubwo ku bantu 15, ubwo ngiye barampa 150. 150 niyo bari bunyishure. Kambahe screenshot igaragaza abo bakiriya. Ndahita ngaruka muri Facebook kuri ba bakiriya, ngo ndahita nza no kuri market na hano kuri kano kaboro gafite forome y'umuntu. Yes, uhita uza hano muri inbox za message bagiranye, noneho uhite uza ufate screenshot. Yes, nimara kuyifata ni uguhita uza ugahita uyibahereza. Yes guys, murabona banshubije. Ubwo ngewe ngiye gufata aba bantu, ngiye kubahamagara, ngenda gufata nimero zabo, noneho ngenda njyana bake ku cyicaro, kugezayo muvugana, wishura nanjye banyishura yanjye. Yes guys, ciao. Rero dore ubu nibwo buryo bwizewe wakora amafaranga. Ubwo ngiye gukoresha 150 yanjye ntarushye, ari ukwicara gusa nkabacururiza. Nawe ubikeneye wabanza ukareba video nakoze mbere ikwereka uburyo wabikora. Yes guys, ciao. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bikurikira. Ciao.